ndagira ngo mbabwire ngo ni irushanwa ryagiye riba ry'isiganwa ry'amagare muzi nka Tour du Rwanda. Uyu munsi rero rikaba ryaciye mu karere ka Musanze riva i Rubavu, ariko ubu ngubu hakaba haba impanuka ikomeye cyane. Mwabonye ko ngitangiza video impanuka baje kuba yabamo, ariko bitewe n'uburyo tuba dufitemo amategeko ngererwaho yo kubasha kuba tutagaragaza impanuka cyangwa se ibintu bigaragaza nk'aho biteye ubwoba bitewe n'uburyo iriya mpanuka yari ikangaranye kandi iteye ubwoba. Murabona ko ahangaha barimo bamanuka cyane kandi bagenda, rero bakaba bagiye bakora impanuka zitandukanye, ariko ahangaha ndababwira impanuka yabasha kuba yaba ikomeye cyane kandi inateye ubwoba, aho umwe yarimo amanuka ndetse abasha kuba yakubitana n'undi mu gihe abasha kuba yamukoza kupini ku ruhande barimo bamanukana, birangira rero umwe abasha kuba yakora impanuka. Bibasha kuba byabera mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga, ahitwa mu Makoni, ahantu hameze nabi cyane bitewe n'uburyo umuhanda ugenda umanuka cyane kandi ugenda ucuramye. Nibwo aya magare bitewe n'umuvuduko aba afite cyane kandi yihuta, birangira abasha kuba yakoranaho umwe abasha kuba yasigara. Ahangaha rero ni agace ka gatandatu barimo bahatana kandi barimo babasha kuba bagakina bava i Rubavu berekeza muri Nyabihu, bakomeza muri Nyabihu bakomeza muri Musanze. Ubungubu rero bakaba bakomereje i Musanze bakajya za Kinigi, bakamanuka bakomeza kuba baruhukira Musanze. Rero hagiye habamo udutendo twinshi dutandukanye, hagiye habamo utuntu twinshi tugiye dutangaje bitewe n'uburyo bamwe bagiye bahura n'inka igihe barimo bagenda, inka zikabasha kuba zabatega, bamwe bakabasha kuba bakora impanuka mu buryo batari biteze, kandi polisi yabasha kuba yashyiramo umutekano ukomeye cyane kandi unahambaye. Mu buryo byabaye muri byabasha kuba bitunguranya abantu kandi binateye n'ubwoba bitewe n'uburyo byagiye bikomeza kuba byatungura abantu. Inka zikabasha kuba zaturuka ahantu batari biteze, rero zikagenda zitega abanyamakurusi, bikarangira abanyamagare